ndagusuhuje gira umunsi mwiza kandi ukomeze kuryoherwa n'ubuzima aho uri hose ukaba ukurikirana ibijyanye no guteka kuri iyi channel yanjye ya Udahogora. Uyu munsi rero nkuko muri kubibona tugiye kurebera hamwe uko umuntu ashobora gutunganya inyama zirimo ibitunguru, inyama zisa nkaho zumutse n'ibitunguru. Ni umwe mu bantu bankurikira wabinsabye, rero ubu ni uburyo bwanjye, wenda haba hariho n'ubundi buryo bugiye butandukanye. Ngiye kubereka rero uko njya nzitegura inyama zumutse zirimo ibitunguru. Mu gutangira rero ndakenera inyama, iki ni ikiro n'inusu cy'inyama z'inka zisanzwe nyine zikase. Hanyuma ndanakenera Dijon, moutarde, ndakenera meat tenderizer, ndanakenera beef masala, cannelle cyangwa se cinnamon ndetse na black pepper. Gusa ibi birungo ntabwo ari itegeko, hari abantu wenda batanakunda n'ibirungo byo mu macupa, ushobora kwikoreshereza ibirungo bindi bisanzwe, gusa bigufasha kuryoshya ibiryo byawe bitetse. Rero mu bindi bukenere harimo poivron, igitunguru cy'umweru, turakenera kandi na tei cyangwa se rosemary, ibitunguru by'umutuku, tungurusumu ndetse na seleri. Nibyo ndi bukoreshe mu gutunganya izi nyama. Murabona ko rero namaze gushyiramo Dijon, moutarde, noneho ngiye gushyiramo ya cannelle cyangwa se cinnamon muri za nyama. Shyiramo bike bikeya. Nanone iyo ukoresheje ibirungo byinshi cyane usanga byatumye ibiryo bibiha. Meat tenderizer rero ifasha kugira ngo inyama, cyane cyane nk'inyama njye nyikoresha mu nyama z'inka gusa, shyiramo gakeya kugira ngo zize gushya. Niba wenda zikomeye cyane bize kugufasha zise nkaho zoroha. Gusa hari n'umuntu muri commentaire unkurikira wanditse arambwira ati ntago ari nziza meat tenderizer kuyikoresha. Ntago ndabikora ubushakashatsi ngo mbimenye neza. Ndashyiramo na black pepper. Icyo nari ngiye kuvuga nuko meat tenderizer ushobora kuyisimbuza igikukuri. Ushobora gushyiramo ka gikukuri gake cyane, kubona n'ushyizemo nyinshi ushobora gutuma bishanguka. Rero igira akamaro kamwe n'aka kandi muzi gikukuri igira. Rero ndashyiramo ya black pepper, nshyiremo na beef masala nkeya, hanyuma mbite marinatinga, mbivangemo nyine muri izi nyama. Urabivanga neza, hanyuma ukarindiraho akanya gatoya kugira ngo izi nyama zibanze zisa nkaho zifata ibi birungo. Uramutse wenda ufite nk'umwanya ushobora kubikora, ukaza izi nyama ukazipfundikira ukarindira nk'igihe runaka, noneho wenda nk'isaha, noneho ukaza kubona kuziteka. Uko bimara umwanya munini biteretse bisizeho ibirungo niko birushaho kuryoha. Ariko ushobora no gushyiramo nk'uku nguku ugiye guhita uteka, ukarindira nk'iminota 10-15 gusa. Ndashyira rero amavuta ku ipanu ngiye gutekaho izi nyama, hanyuma nsukamo za nyama namaze gushyiramo ibirungo bitandukanye. Gusa nibagiye gushyiramo umunyu, nagakwiye kuba nawushyizemo hamwe na bya birungo bindi, ariko nta kibazo, nyine ndawushyiramo n'ubundi zamaze kugera ku ziko, nabyo ntacyo bitwaye. Gusa iyo ushyizemo hamwe n'ibindi birungo usanga bishobora kuba byiza. Ndagenda rero mvanga izi nyama. Murabona yuko nyine biri kugenda bifata ubushyuhe. Uko igihe kigenda gishira ziragenda zisa nkaho zigenda zibyara isosi z'ubwazo, zigenda zishya, zigenda zimera neza. Ikindi nuko hariho nk'abantu badakunda kurya inyama zidatogosheje, akaba atazirya zitetse gutya. Ushobora kubanza ukazitogosa, wamara kuzibiza ukaba ari bwo ushyiramo biriya birungo nashyizemo bitandukanye, n'ubundi ugakomerezaho nyine ugateka. Byose ntacyo biba bitwaye mu gihe udakunda inyama zikaranze, nyine umuntu atabanje kuzitogosa. Gusa ikindi nuko kuzikaranga gutya bitwara umwanya muto kurusha umwanya uba wafashe ukajya kuzitogosa ukagira ute. Uramutse uteka byihuta, ari nk'ibintu nyine ugiye guteka uhita ugaburira abantu, nibyo bitwara umwanya mutoya. Gusa uramutse ufite umwanya uhagije kandi ukabukunda kubanza gutogosa inyama, wabikora nta kibazo, ko na wa mufa uva mu nyama umuntu awukoreshamo isosi yatekeshejwe umufa n'isosi watetse washyizemo amazi ntabwo biba ari kimwe.
muri kubona ko rero nakurikijeho guhita nkata ibitunguru mu gihe za nyama ziri ku ziko. Ndakata ibitunguru ndetse nkate na poivron. Nyine ndaba ntunganya ibindi birungo ndi bukenere kugira ngo igihe cyo kubishyira mu nyama nikigera mbe namaze kubitegura neza. Poivron ntago nkatamo dutoya cyane kubera yuko n'ubundi ziri bube ari inyama zumutse. Njye ntago nkunda ngo wenda zibe zumagaye cyane, ziba zumutse ariko ubona nanone zifitemo akantu ko kuba zitumagaye, ariko hari n'umuntu ukunda za nyama imwe yumutse cyane. Ubwo rero umuntu abiteka bitewe n'uko abikunda. Murabona ko rero za nyama nk'uko nabibabwiraga koko zatangiye kugenda zizanamo isosi niyo iri buzifashe kugenda noneho zishya neza, na bya birungo bigenda byinjiramo imbere, nyine inyama ikarushaho kuryoha ikaza gushya imeze neza. Ndanakata rero tungurusumu. Ushatse ushobora gukoresha uburyo bwo kuyisekura cyangwa ukayirapa uramutse ufite utuntu tunini, tungurusumu tunini, ariko kuko utungutu ari dutoya abonye kudukata n'icyuma bisanzwe ari byo binyoroheye. Rero ndakata za tungurusumu zose. Hanyuma rero murabona ko za nyama n'ubundi ziracyarimo ya sosi. Iyi sosi irajya gukama nazo zisa nkaho zihiye mu by'ukuri. Undi mwanya uri bube usigaye wo kugira ngo zishye zihwane neza no kuzikarangana n'ibirungo. Urabona ko nyuma y'igihe runaka rero bitewe n'umuriro ucanyeho uko ungana, ya sosi igeraho igasa nk'ikama. Kari akantu gasigaye munsi ubona gasa nkaho ari agashiririrwa kagufasha kugira ngo izi nyama noneho zirushaho no gufata irange. N'ubundi turashyiramo rero soy sauce. Ndashyiramo gakeya gusa bitewe n'ukuntu ushaka ko byijima. Hari abantu bakunda ko wenda inyama ziba zijimye cyane, nyine agashyiramo soy sauce nyinshi, ariko urabona ko nshyizemo nkeya iringaniye. Ubwo nyine bitewe n'ibara ushaka izi nyama ziri buze kuba zifite, ushobora gushyiramo irenze iyi ngiyi ngewe nakoresheje. Hanyuma ubwo ukoresha utuzi dukeya, ugakoresha utuzi. Biba byiza iyo ufite nk'amazi ashyushye akaba ariyo ugenda ushyiramo utuzi dushyushye duke. Nako ndikenda nshyiramo duke cyane. Ndi gupimisha agafuniko ka thermos kuko ni amazi yo muri thermos nshyizemo, noneho kugira ngo ka kantu kameze nk'agashiririrwa. Ntago ari ukuvuga ngo byashiririye. Biramutse byashiririye byaba binahumura nabi ukabyumva. Ni uko gusa biba byafasheho kubera na bya birungo n'iki byose bigafata. Rero utu tuzi ushyiramo tugufasha kugira ngo bigende byeguka, noneho za nyama zirushaho gusa neza nyine kubera ako kabara ka biriya birungo byari byafashe munsi. Icyo dukurikizaho rero nyuma y'uko za nyama umaze kuzivanga ukuraho bya birungo byafasheho munsi, ni ugushyiramo rosemary cyangwa se teyi, abayita teyi. Ubwo rero ndayishyiramo, nayo ituma inyama zihumura cyane, iraryoha cyane yaba mu nyama ndetse buriya no mu cyayi. Uba usanga imeze neza cyane no mu cyayi umuntu ashobora kuyitekamo. Nimara gusa nkaho umuhumuro wayo ufashe muri za nyama, ndahita nshyiramo poivron ndetse na bya bitunguru nari namaze gukata. Ahangaha uba ugomba kuba usa nkaho wagabanyije umuriro kugira ngo bitakomeza kugenda bikurushya bisa nkaho bishirira buri kanya.
ubwo rero iyo utetse ku muriro mukeya ukagenda ushyiramo ibi birungo bindi bisa nk'aho ari imboga nyine, ibitunguru, poivron, nabyo ubwabyo bigenda bisa nk'aho bibyara akantu kameze nk'ubuhere, nk'amazi, noneho bigatuma inyama nyine zirushaho kugenda zifata uburyohe bw'ibyo birungo. Ushobora gushyiramo rero vinegere, urabona ko nshyizemo udufuniko 2, ariko ushobora no gukamuriramo n'indimu, nabyo bituma inyama ziryoha. Hari n'abantu njya mbona bakoresha na primus, nabonye iriya nzoga ya primus hari abantu bayiteka mu nyama nazo ngo ugasanga zirahumura, gusa nyine iyo ushyizemo byinshi ubarura ibiryo ukumva birahumuramo byeri, ariko nayo barayikoresha mu kuryoshya inyama nyine iyo uri kuzikaranga. Ndahita rero nkurikizaho gushyiramo ya tungurusumu, tungurusumu imwe nagiye nkatamo dutoya, ndayishyira muri za nyama. Murabizi ko tungurusumu ituma inyama ziryoha, usanga ziryoha zifite isosi nziza, zihumura neza. Kiri bube gikurikiyeho kindi ni ugushyiramo seleri, nazo nyine ukakatamo dutoya, gusa ushobora no kuzihambira noneho ukazishyiramo zifunze nyine ari nk'agafungo, noneho ibiryo wamara kubikaranga nyine ukaba wayiteruramo. N'ubwo buryo nabwo wabukoresha mu gihe udashaka yuko inyama zawe ziza kuza zifite ibintu by'ibirungo byinshi. Ubwo rero ndanashyiramo na sauce tomate, ariko ndashyiramo gakeya kubera ko ntabwo nshaka ko izi nyama ziri buze kuba zifitemo ikintu. Iyo sauce tomate umuntu yayikoresheje ari nyinshi, hari ukuntu uba wumva ifite ingufu cyane, ukumva ntabwo uburyohe bw'inyama uri kubwumva cyane, ahubwo uri kwiyumvira nyine agasosi, niba ariko nabivuga. Rero nshyiramo gakeya gusa ko kugira ngo bise nk'ibisa neza biringaniye. Hanyuma rero nkahita nkata igitunguru cy'umweru, mwabonye ko cyari igitunguru kinini, ariko ubwo muri za nyama nanashyizemo utuzi dukeya nanone, two kugira ngo bibe bisa nkaho byegeranya bya bindi byose navanze nyine birushaho kugenda bishya neza. Urabona ko harimo akantu k'agasosi, ariko ndagenda nkomeza kubigaragura paka aka gasosi gasa nkaho gashizemo, ariko nirinda ko gakamuka cyane nyine kubera ko ntashaka yuko ziri buze kuba ari inyama zikakaye zumagaye zumutse cyane. Inyama yego zumutse ariko zidakakaye. Murabona ko rero ya sosi isa nkaho yakamye, ndahita nkurikizaho gushyiramo bya bitunguru na kasi. Mu by'ukuri nta kindi ukora uretse kuvanga ibi bitunguru ho gakeya, nturindire ngo bijye gushya cyane, ariko nanone ntuhite ubikuraho bigisa nkaho biri bibisi. Urindira gusa iyo bivanze, iyo bigaraguye nk'iminota 2 gusa, uba usanga bisa nkaho byorohereye kubera guhura n'ubushyuhe nyine, kubera guhura n'umuriro, ariko nanone ugasanga ntabwo byahiye cyane, ugahita rero ubyarura. Ku bantu bakunda inyama zirimo ibitunguru, ni uku nguku ngewe nzitegura. Hashobora kuba hari ukundi kuntu umuntu yazitegura, wenda hari ubundi buryo njya mbona n'abandi bazitegura, habaho nyine uburyo bwinshi bwo kuba wategura ibyo kurya. Rero ubu ngubu nibwo buryo nahisemo kubereka. Ndabashimiye cyane kuba mwakurikiranye uburyo umuntu yategura inyama z'inka zirimo ibitunguru, ariko urabona ko atari ibitunguru gusa, harimo n'ibindi birungo bitandukanye. Naho ubutaha rero mujye mukurikira iyi channel cyane, mbagezaho video nyinshi zitandukanye. Hanyuma mumpe na commentaire, yaba mu mwanya wa comments munsi, yaba muri adresse mba nashyize muri description box, nanone munsi ya video mba nashyizemo adresse zitandukanye wambonaho n'imbuga nkoranyambaga nkoresha. Ushobora kumvugisha ukampa igitekerezo, cyangwa se ukaba wagira n'ikindi umbwira icyo ari cyo cyose,
nkunda kuganira n'abantu bankurikira, rero murakoze cyane, bye bye.